umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basket na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Uyu niwe watumye nyaka telefone. Hako uratifa nzakugire. Uwo mukobwa sinakubwiye ko yavuye mu buzima bwanjye. Uramushaka wiki? Kuyibane n'umugabo we neza, bameranye neza. Uramushaka wiki mu byukuri? Kuki utari guhinduka ariko bite byawe? Si we mbaza? Umva nkubwire Shema. Uzi ukuntu kandindagije hariya. Twavuganye mva mu rugo tugiye kubonana. Ndazengurutse umujyi wose n'amaguru nge byihorera. None se uramushaka wiki? Gihe cyo shaka kumenya uramushaka wiki. Ko nakubwiye ko atakiri mu buzima bwanjye. Namuretse uramushaka wiki. Je narakubwiye ngo iriya nda ntizavuka. Ntabwo iriya nda izavuka. None kageze ndetse no kunsuzugura njyewe aranzi. Aranzi. Mbabarira. Nje narakubwiye nubwo azanayibyara ntago azayizana hano iwanjye. Kandi na nubwo ndizera neza ko indari yanjye. Ese ubundi wamuretse ko abana n'umugabo we babanye neza, uramushaka w'iki wamuretse? Ngiye gutega. Zimye. Papa Imana ikurinde. Nsabira umugisha mwana wawe. Imana ikurinde. Ngwino nsabira umugisha. Kugenda imbere. Senga numve. Ugereyo amahoro. Amina. Usuhuze mama. Amina. Ibyo muteganya byose bizacimo. Amina. Izina rya Yesu. Amen. Nawe rindira gato. Nawe Imana gwe ubwenge bwo gufata ku mugabo wawe neza, no kumwitaho, no kubungabunga ubuzima bw'umuzukuru wanjye hano kugira ngo ubukwe buzagende neza. Izina ryande Yesu ninde? In the name of Jesus. Amen. Amenye n'icyongereza. Yerwa. Akarigende wewe nk'umuhampa. Naze kumujyana. Aramfasha mfate mutungeze kuri cya kibisi. Nizere ko umeze neza. Umeze neza cyane, ngiye gutanga inkuru nzayo cyane y'umwe. Papa kakugezemo. Nta kintu ugeze ngo buriya no kutanzikira sha mwana wanje. Nuko utanzikira mwana mwana wanje. Mwari kumugeza imbere. Ngeze imbere. Papa Imana ikurinde. Nge nashaka guhura nawe. Siko twumvikanye nge nawe. Mwahura se? Mwahura. Nge icyo nakora ninjye ukiza ariko reka nkubwire Shema. Uburyo ndindagije nimbonana nawe amaso ku maso gutya gusa. Inkuru zazumva ku makuru cyangwa uzirebe kuri televiziyo. Uzi ukuntu ndindagije hera mu muhanda. Ndakubwiye ngo inkuru zazumva mu makuru cyangwa kuri televiziyo. Okay. Noneho ibyo uzakora byose ntago bizi. Ibyo uzabyirengera. Umva rero nkubwire inshuti yanjye. Ntako ntakugize ntako nakugira pe. Nimba ruko bimeze reka ngi nawe dutandukanye. Ko ndarambiwe. Bigarukire hano. Ntabwo nakureka. None se kudashaka kunyumva? Genda gukunda ntabwo nakureka. Ntabwo nzakureka. Umva nkubwire Shema. Ndagukunda sinzakureka. Nzagukunda ubyanga cyangwa ubyemere. Ntabwo nzakureka.
Okay. Abikada turi bandi umva ngo ndi ncakura weho unkuyemo n'impamo ya Mungu ariko wambonye umva rero shabwiza budashirirora Imana irarema n'impamo yaduhuje iragahanga n'abandi nkatwe uziko ubuse nkubwire ngo ikira umva uri mwiza uri gitego mutarutwa ubwitonzi bwawe n'ubugwaneza nibyo bikuranga sheri wanje njyewe nasanze urukundo nyarukundo rutagurwa ntirunagurirwa keretse umutima wonyine niguvigenera ugwanje rero gwanyemeje kugukunda rahiba umaze chande sutari pura rikishipuke tosale purane karikiri amusugari vane mana yanje ariko sheri umunzagukorera iki listen to me I love you like this je t'aime beaucoup uzi ikintu nakubwira njewe buriya keretse Imana impaye kabije iyo bije gatoya hano kakaguterurira kakaguha kuko urukundo ngukundaga rumaze kurenga igipimo weho gusa nkundira dukunda n'abanzi bahaganye ariko mbwira ukuntu nshigikiye igitoki nacibye ndagiteka turakirya urangije uratsembuta umugore wanje n'umwera nawe turabatsinze ndakubwiye ngo hari aho nayo nzi ko baraguhanyo ese umwana papa wawe ariyo ko nayo ngo tube twiganirira yatashye yagiye ntabwo ari bugaruke se oya yatashye umwana ariko buriya nanejejwe n'ukuntu birasa yaguteye inda rwose nibugire mukore ubukwe niyambarire urugori ni ukuri byaranshimishije cyane maze uzajya unyisanzuraho nanjye ndi nka mama wawe ndi umubyeyi wanyu mwese yego ntukanyishishe rwose kandi ntuzagira ikibazo wenda kikubangamiye kubera inda ukagira utuntu tumwe na tumwe wumva ushaka kunsobanuza rwose ntukantinye yego nzabyishimira pe ubonye uri umwana uciye bugufi umukobwa wubaha nishimiye kukuberanya ubwoko nakoze nanjye kuba unakiriye mu muryango umwana ameze neza yego nawe papa yagiye bisi nari nzi ko ari burare nari nzi ngo tube twiganirira none yavuze ngo nta muntu urara mu baka ariko ni nabyo nanjye naje naniwe ndabanza ndiryamira n'igihe nakoze amakosa nakabaye naje tukicarana ariko nabonaga ari yabaye ntabwo uri muzaganira ubutaha nta kibazo nishimiye kubumenya rwose ariko nawe uri ncakura ukuntu uburanye ugahera mu mubyaro ukagera mu kivovu ukavuga ko umwana atari wowe waguguze bikarangira tugitsindiye ndazagambarira ubundi ikintu tugamije ntabwo ngiba ari byo byanadutunga ahubwo twereka abantu ko nta waturenza amavi uko yaba ari kose uko n'ama etaje dushobora kuzagubaka n'ama etaje tuzagubaka tugambanire iyihe ubusi yayindi ya gitifu ntitwayishoraho nayo tukayiga twamanza twamweguza ku buyobozi ubusi waba gitifu nje ndabasokerete icyo kibazo si umurenge subwo ngo murenge twaguyobora gute uzi ko dushobora no kweguza gitifu twebwe umva ikintu twakora rero turamutse tumweguje tugomba kumanza twagira igenamigambi ibintu bijanye na kese ku mafaranga kubera rero njewe ndize amashuri make ya wenda nubwo ari atari menshi cyane ariko uje urapanga nje ndandike noneho urebe ngo turakorera amafaranga rega igisi no kuba umuryoko
ariko uko gari kose ntabwo gakubuza kumenya ngo urareba umuntu uje kugusaba serivisi ngo uyimwime aya ariko mwabyo ubuyobozi byo tubivemo tube tubiretse nta no gutwara reka dukora aka kantu kacu iyi bizinesi yo guhuguza abantu none se ziriya myumbati hari ukuntu umuntu akuraga igiti cy'umwumbati ukagenda urakuraho imyumbati urabika urongera urakuraho imyumbati kigasigara gihagaze ku muzigo umwe ariko imyumbati twarayiriye ahubwo ntitwakuramo amafaranga zisigaye zihagaze urabona nk'iriya myumbati ariko icyo nakubwira ahari urukundo njye nawe nidukomeza gufashanya no gufatana urunana mubwiye ukuri n'impamo y'Imana uzabura ari ibintu tuzageraho noneho umuntu ashatse yaririmba ngo ahari urukundo n'umubano Imana ibihari ariko mugabo wanjye mama nari mbangamiwe ntushaka kubyumva byagenze gute amahereni nakwiratishaga ngo sinayaguha do nahubujemo umwanda umva nahubujemo yandiye niba ari ayahehe umva bari bipirate do amatwi ndayikoreye n'izuba riri hanze ahawe ni ibibazo none se ko hatetse ni stress mama umva nirira mu isesemi ngeza habaye iki mbaza ukuntu ise w'umwana yaje ahangaha ngo iki ise w'umwana cyokora aracyari muto umusinzi w'inzoga akavuga ururimi rutava mu kanwa njye nanumiwe ubwo yari yicaye ku zihe ntebe ariko runaka ntabwo natindanye nawe naje nsanga yicaye aho ngaho arimo aranywa za mitsingi reka sinakubwira ariko ngo byaneze sinashaka kubyumva banezerewe hano mu uzi ko birasa yatubeshye ikize umwari ntabwo ari umukozi ahubwo ni umugore we nawe wamuteye iriya nda ntabwo bishoboka ko barimo gupanga ubukwe ngo hirwa yamusembuza umva mubwire Keri y'ibintu ukoze ejo n'iki byarambabaje ugatinyuka ngewe ukamfata ukanyita akabwa imbere ya Mona Lisa nta n'uko ushobora gushyira mu gaciro hirwa nyine sorry biriya byose byari umwijima kandi wanyumva sibyo gusa nyine ndagira ngo mbabarire ndabizi ko nakosheje ariko ndakwinze umbabarire sibyo ibintu wakoze byarambabaje na n'isaha biracyane hirwa nanjye umutima urancura urubanza pe ndakwinginze umbabarire ntabwo ndimo gusinzira kubera ibintu nzi nagukorera ntabwo nari kukubwira aya magambo basimbwira ko mbabarirwa ndakwinginze nta kibazo ntabwo kubabarira umuntu wanyise imbwa cyangwa kumubabarira nta kibazo rwose hari ikindi kintu ushaka kukubwira ariko ndakunda yarasubiyemo none mayibo kunze mayibo ariko ntabwo wari uvuze ko wambabariye kweri ndagira ngo umenyeshe ko birasaramutse arongoye umwari imipango yacu yose yagupfuye ubwo se yamurongora turi hehe mba yewe tubinyemo hakiri kare tubinyemo hamagara sisi nawe azaba ahangaha bahangane umubwire ko birasa yakize yazanye n'undi mugore mama ibintu uri kumbwira njye sindi kubyumva nabyumvise n'amatwi yanjye abiri nabumvirije ntabwo azihari umwari na birasa ubukwe ise yaje ngo babipange barabivuga neza numva barabyemeranyije numva na birasa yishimye cyane ibintu biteye ski umwari nawe nyine n'agasaza ke we
twaba turahatumara iki? Wumva ko hari na gasaza ke. Ahubwo inama y'ubukwe yabereye aha ndabyumva. Ariko noneho akanakumira. W'impinza hamagara sisi. Umubwire ukuntu amakuru ameze muri iyi nzu. Nawe hanyuma hazahireremo. Ese ni iki? Navuze ngo umukobwa utarangangwa rero ibintu koko ibintu ndamenye mbisubiramo. Ubwo warebaga gute? Ubwo wasuzanyije nabo rwose ubaha karibu n'ibiki n'ibiki? Nkunze se. Naje ndamusuhuza ba mwana nishimiye gukora. Ndamagarara hariya ndabumbereza. Cyo yari yaruhaze bamuzima neza ndetse ntibari mu mafaranga se? Bari mu mafaranga. Bari mu mafaranga bamenyerewe kunywa inzagu iyo ngiyo muri ibyo byaro byabo nyine bageze ku nzoga ziryoshye. Bari kubura gute? Ndamanuka ndaza nkunje kumuramutsa nsanga yagiye mufata nansize. Ariko ndagira ngo menyere ko ibintu tugomba kubifatirana mu maguru mashya. Kamubwiye mama utaruzura. Buriya bukwe ntibugomba gutaha. Keretse niba utabera ahangaha. Igisubizo ni sisi. Cyonyine akaza kabibangamira. Ndakwinginze. Kunze mayibobo. Urifashe ukunda mayibobo. Akamayibobo akabwa. Ntabwo nkeneye kumva ibyo bintu uri kumbwira, ntabwo nkeneye kubyumva mu mutwe yanjye. Aho ufata umuntu ukamwita imbwa ukamwita mayibobo warangiza ntabwo ibintu byumva. Yego. Ndabizi nyine ko bigoye, ndabizi ko utankunda. Sibyo? Nyuma y'ibintu byose nakoze, nyuma yo kugutuka kuriya, ndabizi ko bigoye ko wambabarira. Ako basi reka ngusabe ikintu kimwe. Nta nubwo nari nubwiye ngo nkunda. Ako byibuze nyemera ngusabe ikintu kimwe. Gira nyine ndimo ndakumva. Basi reka turyame. Ryamana nande. Ibyo bintu uzi bisubiza aho bikuye mu izina rya Yesu. Umwana mfa nashaka kugusaba imbabazi. Twagiye tubana n'abahangaha tugongana mu tubazo ariko numvishe ko ugiye kumbera belsere. Numva yuko nkwiye kugusaba imbabazi. Cyo kuri ubukwe na birasa ntabwo twakomeza muri uyu mwiryane ngo bizakunde. Ntabwo byavamo. So nagira ngo mbabarire aho nakubaniye nabi, aho nakubujije amahoro. Burya turi abantu, sibyo? So please, niba byakunda umpa imbabazi zawe twibanire neza mu mahoro. Ariko ubundi nta kibazo ngirana nawe, sinzi impamvu ushaka yuko twabana duhangana. Nta mpamvu yo guhangana ko ibyabaye byarabaye pe, habaye byinshi kandi bitari byiza, sibyo? Ibyo tubyirengagize, icya mbere ni uko tubana twumvikana. Ibindi byose ni ubusa. Sorry. Mbora ibyo bintu bisubize nta n'umucaka ubyumva. Yego. Ikintu ushaka ni ikintu kimwe cyonyine, sibyo? Ndakwinginze basi umwana wawe irwo nzamwirerera. Ndugo umwana. Urabona ngende uruganda ruproducing ibintu by'ubi product ushaka. Ibigoro bisubize nta n'umucaka ubyumva. Wambabariye ko ibintu uri kuvuga ko bidashoboka, ntabwo bishoboka. Ngiye umuntu ari sanda mukunda. Sinibaza ikintu cyatuma muhemukira. Yego. Reka tuvugishe ukuri, sibyo?
ndabyumva Monalisa uramukunda utambeshye ubona Monalisa azakugeza kuki mureke icyo atazangiza nzakimugeza mureke nashaka bakora he ni uwanjye uriya mukobwa ni indaya nubwo utabyumva mureke ni indaya yanjye hirwa ejo bundi yaraye he mureke harara hose nta kibazo ibyo nijye biriho ntabwo ari wowe biriho sibyo urimo uranyumva akenga basi mbonye nyemerera byibuze twuye mwana ibyo uvuga ntabwo mbishoboka ahubwo ubundi ufite ubuhe mudayimoni kubamo ku buryo ujya kubwira mayibobo ngo muryamane ku buryo ujya kubwira imbwa ngo muryamane we asubwo ibyo ndi kuvuga uri kubyumva we nkazi se gute karandindagije kamaze iminsi kanyirukansa imihanda yose ngaho za Gikondo ngaho za Ruyenzi umva ni ibibazo ndabizi se man reka nze nongera ahubwo ngahamagare ngatuke nicyo ngiye gukora sawa ndakubwira uko bimeze poa sawa ubuvuzi gakondo muganga Matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano ndetse n'akarande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi. Ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu, ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze.